turiho tuyishaka nibura ubwenge buragarutse yego izuba ryakaze tuzi dukora bwa mbere twanyweye kano kabido k'amazi turakamara mwaramugifite igihunga yego ni ukuri byayirekera ntangiye kumuhamagara kandi ntarimo mureke nta nubwo arimo nirore ntabwo arimo rwose ahari aho yari ari ni kuri iriya nari mbabwiye mureke ataza ari daragitera mureke aradaragitenga nyuma Happy birthday to you. Happy birthday to you Mama Mugisha Happy birthday to you Gira umunsi mwiza umunsi mwiza isabukuru nziza Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux umunsi mwiza isabukuru nziza waringenje sha ntabwo byakunda bitaka genda ukatirize mu nziza wiruka karagira muza wiruka ntabwo kazimya ndagufasha sha wari waringenje sha toto nawe Mama ro ninde watije undi sha ariko tubeshya sha yarabizi sha bakuzanye n'imyenda neza n'izindi ngendo bakuzanye n'imyenda nyaranje mushaka wo turagukunda mama Mugisha tukwifurije ibyiza byose biva mu ijuru ukure mu mpande zose ukuze ubwenge ukuze amafaranga cyane cyane ukuze amafaranga urukundo uri kumva cyangwa ntabwo uri kumva ni ukuri turagukunda abantu bose bari hano n'abandi badahari we love you so much nta kindi twari dufite cyo kuguha usibye kugira gute kugira ngo rwose utazigira ngo ntitwari twakuzirikanye twarabizirikanaga kuva wa munsi kuva ejo twe twahisemo kubigukorera uyu munsi niyo munsi twapanze kuzagukorera izi ni inshuti zawe uyu ni inshuti yawe uyu ni inshuti yawe umukobwa wawe inshuti yawe mbese twese twishimiye rero ntabwo nakwizimba mu magambo ngaho nawe ugira icyo uvuga murakoze twishimiye abamugisha najya munivuga kuko tuzabicisha kuri YouTube channel nitwa Rachel Uwimpuhwe mama Melody cyangwa se mama Gero ndi umubyeyi mfite umugabo n'abana babiri mwabyumvise Mugisha ni inshuti yanjye ni umuvandimwe hari ibintu tujya tuvuga ngo ntitwabona uko tubivuga ntabwo nabona uko muvuga ambaniye neza muri make ni umuntu mu bantu kuko nkunda gupostinga dore umuntu mu bantu rero nishimiye umunsi we nubwo tutari gukora ku munsi nyirizina ariko n'ibi ni byiza nibyo twapanze twari tubizi ntabwo byadutunguye nubwo wowe utunguwe ariko twe twari tubizi turagukunda tukwifurije kugera kure hashoboka ukomeze ukure ubwenge mu gihagararo ushimwa n'Imana ndetse n'abantu kandi kure hashoboka niho tukwifurije kugera hashimwe Imana rero kongeje uyu mwaka kandi twizeye ko no mu yindi myaka izaza tugikomeje kukureba amen. Ararisa wowe bagukubite biragoye ko nabona igisobanuro cy'amagambo mvuga ntacyo nabona gusa kuri uno munsi kuri ino saha nishimiye umwanya ntabwo ari uko nishimiye kubona Mugisha arira ariko nishimiye ko nyine tubonye umwanya mwiza wo kumubwira uburyo tumukunda tubonye umwanya mwiza wo kumwifuriza gukura akagezweho rero nyine Mugisha
nyine wihangane ko twagutunguye ariko urabizi ko atari umutima mubi turagukunda njyewe noneho ku giti cyane ni inkuru ndende ntabwo nabona amagambo nyine afatika cyangwa yumvikana navuga nyine imvamutima zanjye ariko nyine ndagukunda cyane kurege juru kuri muri byose inshuti yanjye magara ngo uhorane amena nawe uravuga ndavuga okay umupfubyi aravuga amaviziti yarazi kurikiranye nawe Uzajya urabona kwicana. Okay, murakoze. Nda bintu byinshi nyine nakubwira byinshi wabivuze gusa isabukuru nziza. Imana iguhaze uburame, iguha amafaranga, iguha abantu b'inshuti za nyazo zitari indyarya kandi ikomeze kukwagura, ikagura umuryango kandi ikomeze no kubaha inama. Ikeba. isabukuru nziza nyine Imana iguhe imigisha myinshi nubwo tutaziranye cyane ariko tuzamenyana gusa nyine ugaragara nk'umwana mwiza ni nako nk'umuntu mwiza cyane rero Imana iguhe imigisha myinshi kandi ikomeze ntabwo ntabwo cyangwa agenze kubwira komeza masa ni wewe wagize birthday hari ubwo ari wowe se ntabwo ari byiza muraho mumeze neza nari mbakumbuye urakoze noneho mama mugisha turagukunda babiriga ntugire ngo uko bazakura niko tuzagenda tubimenya mwabukwe wishime iteka urambire kubona ibyiza byose by'uwiteka nibyo tukwifuriza Mana yawe turagukunda ariko uranabizi urabizi aho mba hakurya iriya nyine abakecuru n'abasaza tubona bajya babareba bakavuga ati ariko muravukana ngo nyambo ngo uriya ni murumuna we ngo ko tutamuzi ntabwo ati twabonye umuvandimwe n'umuvandimwe wacu ko twese turi bamwe turasa rero uri umuvandimwe uri umubyeyi mwiza abana bawe turabakunda urugo rwawe rwose pe muri make turabakunda narondogora navuga menshi ariko ntabwo ndondogoye ibyiza byose nibyo tukwifurije mama turagukunda cyane happy birthday umva navuga bugafite mama Tania ndaretse murakoze ntabwo binyorohera kuvuga amayeri no kurira biremewe Nimutarira turabirukana. ntabwo tubizi Amatani yavuge. Mvuga numve. bamugisha n'inshuti yanjye ku buryo nabasha kubabwira Navuga cyane bamugisha n'inshuti yanjye ku buryo nabasha kubivuga niyo ndamutse kuvuga mba numva birenze umutima wanjye umugisha uturuka ku Mana twe twawuvuga nk'abana b'abantu ariko Imana ikuzi kuruta uko twe tukuzi iguha ibirenze ibyo twifurije kandi urambire kubona ibyiza murakoze nawe bro Thank you Sherine. nawe bro bamugisha si uwari uri nzira mama mugisha byiza agize happy birthday nziza mama mugi congratulations yani Congratulations, happy yes nanone Imana ikugwizeho imigisha myinshi bagusutseho amazi wumva arakonje ariko Imana igufurika amafu n'ibyo byaraye ambaye kure nari kumuhobera kameramani wacu navuge nubwo atagaragara ntacyo uvuga reka duhe mama mugisha utubwire imvamutima zawe kubyiyumva Jane wanza ni agafoke sho. Ndabona tutazikisha intoki. epfo se ko mwese muhise mutera amatelefoni icyarimwe twumvise bebe bahamagaye ubwo saba ugiye tukayateka ntabwo wizewe buri muntu ahise atunga kwiwe Wanayikenyereraho.
uretse gatoya turi mu kiganiro ni tonto mwashyire muri bino bintu kandi ntazabona uko mwishyura naho mwebweho niwe tonto nyine ntabwo yari abizi turabizi ko ntiwazanye zino ntebe hanze muraje nose se sinamubwiye ngo naze dukore inama ngo dukore inama nose kuko ubizi uzi ko njye nterura bino bite wamubwiye ngo twaze intebe dukore inama reka mvuge rero ni ukuri mu magambo make ndabashimiye kandi mbikuye ku mutima muri inshuti nziza ntabwo nabona uko mbivuga gusa ndanezerewe natwe turakukundaga mama amagiri murakoze amagifiti ni inshuti ya ntabwo nako navuga ngo ni inshuti ni umuvandimwe twese twakora dushaka turakoraho n'inkoko muve mwayo nta mukazana mfite ni igihugu ni ukwekonomiza koza amasahani y'ishanje kandi nta mukabyara amagifiti imana iguha umugisha umbaniye neza uri umuvandimwe mwiza ni ukuri neza mu magambo make nguhorane mamerohi abatari bamuzi kuri Ladies TV Show 1 ubushize nari namuvuze ndi kumwe na Matania ndavuga ngo mfite indi nshuti yanjye nzabereka dore nguyu namubonye ni umubyeyi mwiza pe ndamubashimiye abacamuzi mana yanjye nyine pe ngiye kumuvuga bwakwirabuga nyine abwira abantu bacu abakiriya bacu ladies and gentlemen dore umukazana duhuriyeho aba bamama bombi ni ba mabo ibihuha ni ba mabo kandi bose imico n'imwe muri abana beza mbese nta mahitamo uragira ntabwo utabimenya ntabwo aramenya twanabaguha bombi uzagira gahunda mbere oya azabajyana nzabajyana bazakujyana shaka nzabajyana icyo gihe kuko ndabaruta kuko baruta nyine nzabajyana none urata uri kumva amagifti mutaruziye na ma ni umubyeyi mwiza pe ni inshuti yanjye amagifti ajya abwira ngo ni wa mushuti wawe ni inshuti yanjye nyine nk'uko ujya ubivuga pe ni umwana mwiza ni umubyeyi sorry ni umubyeyi mwiza ni umumama mwiza nirinda kuvuga menshi yanditse mesaje inshuti zacu umukazana wacu aramumvugiye mama rero ni umwana mwiza ntabwo wabona uburyo umusobanuramo sheri thank you umbaniye neza uri inshuti nziza ndagukunda ndi imbere y'isi yose nkagera rero kuri nyampinga uriya dore Kararisa na mama gift inshuti zacu baransubiriye dore Kararisa nguyu gambanyisha yuda nubwo kajya kanyihinduka kuva mu gitondo hari tuvugana ambwira ngo nsokoze Kararisa ni umukobwa wanjye ni inshuti yanjye sinavuga ngo ni inshuti ni umuvandimwe arakubiye harimo byose kandi ndagukunda mbisubiremo ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi umbaniye neza nguhorane hari kiriya gihuha rero nacyo ni inshuti twuha ariko n'umwana mwiza pe sheri nawe nguhorane uri umukobwa mwiza ni ukuri kuva mu minsi mike tumenyanye nta urakunditse abatamuzi yitwa Arlette nkagira nabi ariko ni umukobwa mwiza kandi ni umukinnyi mugabo aramutwara nureba nabi ayaho karantuharana n'ibyombo wamamaje yitwa Gikundiro ni Gikundiro kweri nk'izina ryiwe sheri nawe nguhorane umukazana we rero sinovugira hejuru ngeze ku mukazana nyine ca umukaza nkomeje kukwishimira no kukwahera ko ntiyirinde akorera muri kamera wereka abakiriya ba Ladies n'abakiriya niko abantu basigaye babita n'abakiriya bacu batamura abakiriya uyu ni umukazana wanjye ni umwana mwiza ndamubashimiye ariko simubateje muzava musenyera abahungu bacu abasore bacu baramuhagije
tuzabagira tuzabatwara na royi baranitirana oya ariko habonetse ubonetse nawe ukatubera umuhungu twagushingira ukatubera umwana muzima ariko icyo dupfa ni umusore muzima yaba ari kwa kundi ho bikaba ari akarusho ngeze rero kuri mama Tania uretse ko tushwanye nyine turiswenyuye irabaye gusa mama Tania nawe wakoze cyane kandi uri inshuti nziza we mbikubwira kenshi nta nubwo kano kanya nabona uko nkuvugaho reka nkwihorere gusa umvaniye neza muhorane reka rero mvuge kuri iki gihuha cy'umuhungu cy'umukwe wanjye uyu nawe ni umukwe wanjye muri filime ariko nta kintu nta mara aransaba Nafta ni ukuri nawe Imana iguha umugisha mu minsi tumaranye uri umwana mwiza Naftali ntabwo wabona ikintu umwangira ushobora kumwanga mu munota umwe mu wundi ukamukunda kubera impaka agira nimugoroba namuhamagaye namutumye ndi kumwe na mama Gift ndamubwira ngo umwana umwe hariya kuri salo mwagenda ubwenge Naftali aze mubwire ngo yaraje ngo yumva ngo ari impaka aje gukiranira agira impaka yumva ngo ari ibintu twahaririyeho ngo rukabura gica kuva rero ngo ari mama royo nshaka ngo ngiye kubikemura urumva Naftali rero ni umwana mwiza mbona ari ukunywa none dore ngo yamubwiye yewe ngo yumva n'intuza aje gukemura impaka muri salo abonye mama Gift yumva ni ukunywa none birangiye nyoye tunahite tunamunyuraho akira rero mu magambo make murakoze cyane ndishimye ni ukuri murantunguye pe ntabwo naduteganyaga uyasha mama Gift bazanye amazi iki gihuha cyazanye amazi arangije amazi angaya amazi nayiki mugiye kunywa aya mazi ahita ambwira ngo ushaka ngo ngiye koga ngo hari ibintu numva biriho bimbamo urumva mbona na Jeannette azanye indobo ngo aje kuhira Jeannette bari bavuze ngo ntabwo tunywa n'amazi n'abandi ngirirema ahubwo uyu niwe naburanaga nawe mubaza waje gute ngo naje ngo njya mu gikari wagiye mu gikari se ko mu gikari mbeho ntakubonye ngo ujye ntiwanshobora ariko banakurira n'umwanya wo gutekereza byinshi cyane uko mwanyumvise mutarima no gutora ibuye ariko mumvumba nari kwiga n'ubwenge tu mu kwa kabiri yanjye oya mama rero aracyari mu kwezi okay namugisha nicyo ndavuga gute mfite ikintu kingana n'uko mukana nawe urafata ko turi kumwe n'abakazana ufite abakonya kandi bikavura nagiye gatora niyo ko buko yanze cyo nuko marupa zankuru nawe urabibona yabikunda bikagenda bite nuko wazanye chef urayibanye kora kaye ngiye kuba vuga ushimira abakunzi bacu Matani ararya inshuti z'aba ladies TV show 1 mukazana ni ukuri turabakunda turabashimiye nubwo tutabanjiye kubibabwira ibyo tugiye gukora ntabwo nari kubona uko mbivuga kubera ko yari yambanye supaguru yego none niwo mwanya tubonye wo kubivuga turabashimiye kandi nshimiye izi nshuti zacu mwakoze kunyitaba narabahamagaye murankundira muranyumva ndabashimiye n'ukuri murabona ko birthday yafashe surprise yafashe nyine ni hatari azanyikisha kwa karindwi uzitegure nanjye sibyo ntazagera muri ngukopeje mu kwa karindwi igihugu cyose nzaba ndimo nzagufasha igihugu cyose nzaba ndimo nzagufasha ubwo rero Clarisse wakoze kumuragira turi hano turimo turakora turi kuri shoot ariko mu by'ukuri twanyujijemo kano kantu bavandimwe ndabashimiye kandi Imana ibahe ariko dushimiye na Eric David muramuzi sibyo rwose ntabwo abashije kuboneka kubera impamvu yaherekeje umuntu kwa muganga ariko iki kirori kugira ngo kiryoshye nawe harimo ukuboko kandi yabigizemo uruhare kandi yabitse ibanga turamushimiye turamukunda cyane araza kubireba turamukunda pe kandi rwose ubu bumwe tuzabugumane rero mwakoze cyane kutugenga Imana y'umugisha gute
Clarissa ibyo wakoze ni birefu sinabona uko mbivuga. Be blessed. Cheers. Ubwo se ni iyawe naguhereza uzajya kuritamo neza izakunezeze Imana akantu karimo nubwo tuza kariko kazabe keza cyane ako nta nakuze rwose ndagukunda cyane anniversaire nziza ngire gift nziza amen ngaho ariko niwose amen komeza umugoroba mwiza rero ubugambanyi muraburangiye ibintu byo kunywa mukisanisha mutuntu dukeya mama muri kutubangamira abantu boza amasahani ubu mwaka uyu nguyu ukamunaniye kukamara